Asengimana namara Asengimana turakira n'ubundi Pastor Jerome nawe Asengimana gahunda zose tuzishyire imbere y'Imana karibu na gusenga.
batuposhe umusonga watu wangu atutuze ndetse n'abadamu batuposhe pamoja na mtangizi wako natwe dukomera Imana amashyi Yesu twafashe kuva manja natwe ikaturinda kari umushumba wacu tuwobere. Amen. Haleluya. Turi kumwe n'abakozi b'Imana abapasiteri pamoja na kapana Jehova pastors bacu dukorana hano kuri uyu mudugudu. wamechukua kitu pa Reka nabo tubasaba aho bicaye Zape papa bari izina rya Yesu. The pastors. bazindutse babanye natwe by'umwihariko turi kumwe na pasiteri wacu pasiteri Jamani guturuka ku mudugudu wacu w'Ikabarana. Reka tumusabe yegere imbere atere haleluya basubize haleluya. Yesu ashimwe. Dukomere Imana amashyi tuyishimira. Amen. Turi kumwe na pasiteri wacu guturuka ku Kibombo. Reka nawe tumusabe yegere imbere basubize ku izina rya Yesu. Haleluya. Dukomere Imana amashyi tuyishimira. Yabarenze ku Kibombo. Turi kumwe by'umwihariko na mwarimu wacu Agnes guturuka ku mudugudu w'Ikabarana. Nawe yazanutse, reka tumusabe nawe abasubize ku izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Dushimire Imana tuyikomere amashyi. Amen. Baje bari kumwe na pasiteri Peter. Dukomere Imana amashyi bahaguruka. Kibombo. Mutere haleluya reka kabiri gatatu. Amen. Kibombo ni kure cyane. Kibombo ni kutari. Reka dukomere Imana amashyi tuyishimire. Yabarinze. Dusabe abakristo abakozi Imana baturutse Ikabarana. Bazanye na mwarimu wacu Agnes. Reka nabo aho bicaye bahaguruke mutere haleluya. Abaturutse ku mudugudu w'Ikabarana. Dushima Imana tuyikomere amashyi. Mutere haleluya reka kabiri gatatu. Twongere Imana amashyi tuyishimire. Dusabe abashyitsi turi kumwe nabo bazindutse tugatangira nabo iri teraniro tudasanzwe duterana bavuye hirya no hino namwe muhaguruke tubakire mu izina rya Yesu. Hari abashyitsi turi kumwe Imana tuyiha amashyi tuyishimira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mugihagaze kuko muri benshi ntabwo buri wese tumubaza aho yaturutse, ahubwo turabaza guhoberana mu kanya tubabaze, ahubwo tugiye gutera rimwe kabiri gatatu namwe mutere haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Baya amashyi. Baya amashyi. Baya amashyi. Izo mono. Izo mono. Kugira ngo musuzanye abana b'Imana. Rimwe kabiri gatatu. Ikaze bene data Imana ibaha umugisha. Namwe natwe turabishimiye
abantu mwari mwambaye amakote n'imikenyero n'imyuko mwambaye neza. Bantu wengi wanafanya majaketi na vina mwana mfanya bulino. Ariko ntabwo mwari mwambaye amakanzu y'imyeru. Ati simu tunafanya makanzu ya white. Uyu munsi menya abamarayika badusosoye. None kaputi tata. Dukomere Imana amashyi tuyishime. Hanyuma rero umuyobozi mukuru tugiye kumuha umwanya umubyeyi wacu. Umushobora mukuru for what tuzampaza pati. Azadusobanurira iby'abamarayika batwicaye. Akwere atuze za meza abamarayika pasogoro. Atubwire n'ikintu Imana yamushizemo ku bwabo abamarayika. Cyangwa kwa mufaka mupari abamarayika. Adukomeza n'izindi gahunda zigiye gukurikira. Apeperene azatira kiza program ile meza na pasogoro. Imana duhana umugisha. Abuya atasema baba. Munyemere rero muri uyu mwanya Palino tawi nakire n'ubundi Pastor Peter tuzajya pasa Peter asengera umushinga wacu apeperane karatu batu aze akomeze gahunda zindi Akwere zigiye apeperane gukurikirana atugezaho n'ijambo ry'Imana Kisi na mawe tate. y'uyu mwanya amen. Amen. Mana turagushimye tugushimye kugira neza kwawe Imana ikomeye cyane izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimye umunsi mwiza waduhawe umunsi w'ibyishimo n'umunezero ko twongeye kuboneka ahera hawe Mana n'ishimwe rikomeye izina ryawe rishyirwe hejuru mwami. Tugiye kwakira ijambo ryawe muri uyu mwanya dusengeye umugisha w'ijambo ryawe ntaba ari we ntaba ari we mwami ahubwo abe igikoresho cyawe uvugane n'ubwoko bwawe kandi ahagaze muri uyu mwanya imbaraga zawe zimururukire tuhagaritse imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo ahubwo turaritse umwuka wera maze natwe muri iri jambo ryawe urakoze kujya kudufasha kuri byose tuzajya twizeye mu izina rya Data wa twese Imana n'umwuka wera amen. Dukomere Imana amashyi tuyishimira Imana ishimwe. Amen. Amen. Turabashuje mu izina rya Yesu. Tumeposha mu izina la Yesu. Mahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mutendero waje kuvunkana nano. Ni umunsi mwiza udasanzwe Ni dia buno da bisa. ku itorero rya byara. Mupingo wa papa. Umuntu yabyara anezererwa. Niyo mpamvu ab'itorero twese dukwiye kunezererwa. Ngakora papa mabera. Ni umurimo udasanzwe. Inchito yenda bisa. Ariko ni ijambo ryabikoze. Bati ni mawe yaragura chito. Ntabwo ari abantu babikoze. Si bantu baragura chito. Ahubwo abantu barumvise. Bantu banavera. Bamaze kumva ijambo. After vera mawe. Bashaka kugendera mu ijambo. Anendera mu mawe. Ntabwo turi buze gutinda. Tuza chedwa. Ahubwo reka tujye mu butumwa bwiza bwa Kristo. Tuzagira mutenga buno wa Yesu Ko Kristo. bwanditswe n'umugabo witwa Matayo. Mamenu nani bwana Messi. Turajya mu bice bitatu. Tuzaenda mu Messi chapter Umva icyo 3. ijambo rigiye kutubwira. Ndem kibere cha mbere mazi atuza. Matayo ibice bitatu. Messi chapter 3. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yohana umubatiza yigisha abatiza. Taiti kama kutsi Yohana Mbatizi. Pablenzo batiza. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudeya ati mwihane kuko ubwami bw'Imana ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. Reka tujya ku murongo wa 7. Abanyafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa arababaza ati n'abana b'inshiramwe ninde waburiye ngo uhunge umujinya uzatera nuko mwene imbuto zikwiriye abihanye ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuru. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intorezo igeze ku gishyitsi ry'ibiti nuko igiti cyose gitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. 11. Njyeweho ndabatisha amazi ngo mwihane ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi ntibikwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatisha umwuka wera n'umuriro. Amina. Reka tujye mu gitabo cy'Abaroma 12. Chapter 4. Romans chapter 4. Romans chapter 4. Murongo wa 4. Verse 1 to 2. Imibereho ikwiriye imirimo ikwiriye imibereho ya Kristo. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe igitambo
kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mwagira ijambo ry'Imana. Turani wachache. Abakuri bene data Pale n'abashiki bacu pale na sisi watu. mugiye kugejeje mu bya Kristo. Mimi mzaisa mkono kwa Yesu Kristo. Aya magambo ntabwo ari ayandi mwenyine, Mahusiano mweka. ahubwo nayo twese hamwe n'abo musanze muri uru rugendo Ni mau Yesu wote na mwema pesa rujya mu mwenendo. gihugu cyo mu ijuru. Mwenendo wenda kumwamba. Nk'uko twabivuze Mwataka mbira. mwarumvise Munamvera. mumaze kumva Hasta kumvera. mushaka gukora iby'ijambo Munafula bila kitu ama. mukinjira muri uru rugendo Kama munangira murendo. hari ibyo Imana ibishaka Kabashaka abashaka kwa palinde. atari ibyo mwebwe mushaka, Sinde za mbele mwefu. ahubwo mugiye kwinjira mu bushake bw'Imana. Ufuko ngana msiko Niyo taja. mpamvu Yohana atangira Basi kubatiza John porego basi. Imana yari yaramuteguye Hapo tena mponza. bagatunganya inzira ye Yauka yose. mponza njere. Rero mu gihe cyo gutangira uwo murimo Porego chitu. abantu baraje Watu wanakwenda. ababatiza umubatizo Wabatiza wo mpaka. kwihana ibyaha. Wala kwa chini. Ntabwo tugiye kubabatiza Sero mbatizani. ngo mugende mwicare gutyo gusa, Kutuwe na muzikani. ahubwo Ero. tugiye kubabatiza Sari batizani. kuko mwihana ibyaha Kwa mwana kwa chini. ibyo mwakoraga. Zamini ndo chini. Niyo mpamvu Yohana Bati John. w'Abafarisayo baje Watasi kwa watu. yaragira ngo mwarana b'iciwe Wala kutuwe wana wajo. kuko imirimo yabo Wali chito sana. yari imirimo mibi, Yende shotoi. ariko bakibwira ngo Watu ya kutuza natwe kutu. ko Aburahamu Kuchini. Bashuba ya hapa. nubwo Aburahamu ari data ari sogokuru wacu, Wala hapa mkishukuru. ariko ntabwo biduha uburenganzira Sisi kwa sakoni bwo ukiwa. gukora ibyo dushaka. Sasa Kuko wewe. imirimo Aburahamu yakoraga Shimba kwa mzalendo natwe bila. kugira ngo njye kugurana, Meza vitu koleka parisi. ariko ijambo twagendereyeho Mawe wale kutuwe kwa. twebwe njyewe Yohana Ile John. yababatisha Bali bose, batizana mwana. ariko nyuma yanjye But after you. hari uzaza Aliweza kwenda. abatisha umurimo. Atali batizana Uyu mwili. muri usobanura iki? Uliopenda utatoka. Umwuka wera Sio wewe. kuko umwuka wera tugezemo Usione kaburi. hari ibyo atubwira, Batizana chini. kuko umwuka wera tugezemo Usione kaburi. hari ibyo atwigisha. Batizana batuzisa. Uyu mwuka wera Usione. urugero rworoshye kandi rwumvikana. Chisambu sauti ya mzee. Iyo umubyeyi amaze gusaba Ngapora karana mimba. bijyana bikunze kuko hari kutibaza kwinjira mu Sio murimo. wote kwa palimbele wanenga Hari mwili. ibintu atangira guhurwa, Bali siku zile za mama kama mapana. agatangira kumva ibintu bimumurikiye, Ndio mama siku zile. yumva yakunda cyane, ariko iyo mutima aza kugeraho ntiyamubwira ngo ibyo ngibyo ntabwo bimuzaye. Niyo mpamvu Yohana yavuze ati umwuka wera amazi n'amazi, amazi n'amazi akura icyo ku mubiri ariko ntabwo akuraho ibyaha. Niyo mpamvu iyo bageraga muri Yorodani baravugaga ibyaha bakoze, bakabona kubabatiza mu mazi, ariko nubwo babatiza inyuma yawe, inyuma yacu twebwe duhagaze hamwe, inyuma yacu hari undi uzaza uzababatirisha umuriro, ariwo mwuka wera. Abamaze kwakira umwuka wera bavuga ibyaha, hari ibyo bakundaga. Pawulo yabivuze neza aravuga ngo ibyari indamusa nabibonye ko ari igihombo. Niba twakundaga inzoga aho kugira ngo iduhumurize izina rigiye kuturukira, niba twakundaga itabi aho kugira ngo riduhumurize rizatangira kuturukira, niba twakundaga amagambo aho kugira ngo tujye mu magambo tuzakunda gusenga, niba twakundaga kunegurana aho kugira ngo tunegurane tuzakunda ijambo. Yesu adufashe cyane. Reka twihute. Twasomye mu gitabo cy'Abaroma aya ni amagambo umukozi w'Imana Pawulo yabwiraga ab'itorero. Ijambo ry'Imana riratubwira nuko bene data mwebwe mugiye kubatizwa namwe mwicaye ahangaha yarigiye mu mbabazi z'Imana ngo mutange Bibiliya. Iyi Bibiliya yacu ijambo ry'Imana
Biblia. kugira ngo ubuhamya bwanyu Pauti testimony yako buzabashe kubaka itorero ikaona mpingo. kandi iri torero mugiye kubatirizwamo Mpingo anaweza batizwa. ibyo mugomba gukunda mukabyitaho Ndiye mpingo anafuna ukonde sasa. mukayikorera Unasema kafanya uyu Yesu ahamagaye Yesu anabitaka. kuza kugira ngo mubikuba mu itorero Pauti kwa Yo
kwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Kristo Umwana n'Umwuka Wera amen. Ubuhamya bwawe Beatrice Billy Manirakiza no kwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera amen. Karine Tumaini uko kwizera kwawe n'ubuhamya bwawe nawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera amen. Wowe Precious Murenga kubw'ubuhamya bwawe no kwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera amen. Neza Dina uko kwizera kwawe n'ubuhamya bwawe nawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera amen. Wowe dusabe Audrey ubuhamya bwawe no kwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera amen. Ndagijimana Michel ubuhamya bwawe no kwizera kwawe nawe ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera amen. Mana yacu, Mana nziza, Mana ufite imbaraga n'ubutware, turagushimye. Tugushimira umunsi mwiza w'umunezero n'ibyishimo waduhaye. Wongeye kuba natwe muri umuhango wo kubatiza abana bawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami. Nukuri abana tumaze kubatiza muri Yorodani yawe, niwo wabatiza n'Umwuka Wera, turakwinginze ngo wabatize Umwuka Wera mwami. Kandi mwami Mana yacu, turakwinginze kugira ngo bazabe umugisha mu itorero rya Gosheni. Kandi ubwo uzaza gutwara itorero ryawe, uzasange bagutegereje mwami, abagenzi bajya mu gihugu cyawe, kugira ngo uzaza gutumirwa kuri Data wa twese mu gihugu cyo mu ijuru, n'abazaboneka muri cya giterane. Tugushimira imirimo yose ukoze muri Yorodani, imirimo yose ukoze turagushimye. Mu izina rya Kristo Yesu twize urakoze, amen.